Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ibice 27 umurongo wawo wa 9. Twumve icyo Umwuka ari kubwira amatorero kandi n'icyo Umwuka gushakaho. Yesu atwereke mu maso he, Uwiteka atwereke mu maso he, ubwa Mwuka wera udusobanurira akaduha kumenya byose, ariko Uwiteka akwereke mu maso he. Ntumishe mu maso hawe, ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya, ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntujugunye ntundeke. Uwiteka we yakweretse mu maso he, udafite amahoro urayabona. Niyo ari nta byishimo biri muri wowe, kuko Uwiteka yakweretse mu maso he ubona ibyishimo. Urugendo warugenda ukabona utazarusoza, ariko kuko uba ubonye mu maso h'Imana wumva ushubijwe n'intege ndetse n'imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu mwene data nkwifurije kubona mu maso h'Imana. Iyo wabonye mu maso h'Imana, ibyari bimeze nk'urugamba, ibyari bimeze nk'intambara, ibyari bimeze nk'ibigeragezo, Uwiteka arabitegeka kuko akuzuza kwizera kuko wabonye mu maso he. Niyo mpamvu rero ukwiriye gusenga ukaba maso, ukabwira Uwiteka akakwereka mu maso. Ntabwo azemera kwirukana umugaragu we, nkamwirukanisha umujinya, nkagukure mu kazi cyangwa se mu rugo rwawe, ahubwo azakuba hafi kuko uzaba wabonye mu maso. Niwe mutabazi wawe, ni Imana y'agakiza kawe, ntizemera kukujugunya cyangwa ngo ikureke, ahubwo izakuba hafi kuko uzaba wabonye mu maso he. Bona mu maso h'Umwami Yesu, kuko twibutse ko yatumye amaraso ku musaraba kugira ngo atubere umujyanama, kugira ngo atubere umurengezi. Mose yasabye Uwiteka bagiye gukora urugendo rw'ingoma, ni wowe wajyana natwe mu rugendo, ukatwereka inzira y'agakiza, ukadukomeza kugira ngo nitugera mu bigeragezo, nitugera mu ntambara, nitugera mu bibazo, uba uri hafi yacu. Wabwiye Mose ati, nge ku bwanjye nzababarira uwo nzababarira nshaka, nzagirira neza uwo nzagirira neza nshaka, kuko ndi Uwiteka Imana. Uwiteka Imana naguha imbabazi akakwereka mu maso he, uzahorana imbabazi n'ubugingo, uzahorana urukundo, uzahora muri we. Ngaho nakwereke mu maso mu izina rya Yesu.